Nifuje ko uyu munsi nganira na Claudine sibyo ku Gasaro n'ubwa mbere gusa turaziranye biri deep turaziranye pe uyu munsi tugiye gukora none ikiganiro noneho njyewe nifuje kuganira n'umuntu umwe wabaye mu navuga ARG cyane ko nabonye impamvu nifuje ko tuganira kuri iki kintu nabonye muri iyi minsi hari gucicikana inkuru navuga niba ari umukobwa ntago mbizi neza oya n'umugore Jessica n'umugore ndakeka ashobora kuba wenda ntago mbizi ariko umuntu wese wabyaba ari umugore yego ashobora kuba yego nta kibazo n'umubyeyi nabonye Jessica ari amagambo yavuze ariko amagambo ntiyakirwa n'abantu benshi neza abantu bamwe bati aya magambo ntago byari bikwiye ko uza kuyakoresha ku mbuga nkoranyambaga abandi bati ashobora kuba yarabivuze yumva ari ugutanga igitekerezo ariko wowe nkawe Claudie wabibonye gute rero ari amagambo ntekereza ko wanumvise yego uhita ufata kadi tumaze gukoraho ikiganiro ngo uhite ugende ushyire kuri YouTube yego hari umwanya ucaho kugira ngo editing yego nyuma yuko gukora ikiganiro iyo uzi ko hari ikosa wakoze niyo mpamvu ibintu bibere ku social media umuntu niba muhana mutazavuga ngo yahutse bakasuku bavuze ngo yishyuwe abandi ngo ni umudiaspora kimwe nuko wenda ntashobora kubyemeza cyangwa ngo mbihakane byashoboka n'abantu bakekwaho ibyaha baba bafite amayeri menshi ushobora kuza akabona uri bwa uri igipeti ujejo bundi nta makuru ufite ntuzi iyo biva n'iyo bijya ntiwari uhari icyo gihe ugasanga niba akubwira ati reka biravuga barabeshye uwo muntu ashobora kukubwira gutyo kubera iki kubera akaza amakosa yasize akoze kwa ko yabonye uko umeze bwa udatekereza akagushuka yego mukajya muganira nyine bisanzwe mukajya muganira mukaba inshuti hanyuma n'ibyabereye ku ishuri uko yabisobanuye n'ibyabereye ku ishuri n'ubuzima busanzwe ukamusharinga ukamubwira kuko muba mwarabaye inshuti yego wamubwira mukaganira ibyahe n'ibyahe noneho wowe wicaye kuri kamera ukaza kwisanga washyizemo n'ibiganiro mwaganira utikontorore avuga ibi bintu ni ngombwa kubivuga hari amagambo tugomba kuvuga nayo tutagomba kuvuga hari ikintu wavuga kigasenya undi muntu bamwe harimo n'abatishimiye ko yakoreraga hariya sibyo bazaza bavuge harimo n'ufitanye ibibazo n'iracana azaza avuge kugira ngo umunsi yacecekesheje Jessica iracana izamanuka azamuke yigumaho inyuma yihishe kuko niyihisha biraba bibi nabonye hari abantu benshi banditse bati rwose ati twakomeretse wabibonye bamwe bati rwose ati ibi bintu Jessica yavuze byadukomerekeje ati rwose ARG yaradufashije yatumye tutigunga yavuze ko abana bakibimubwira arira yewe yabajije n'abayobozi b'ishuri bamubwira ko ibyo bintu abana bamubwiye ariko kuri ariko bimeze ahubwo bamwe bati ese Jessica ibyo uvuga kuko ni ukuri wagiye ku kigo ubaza abayobozi cyangwa se wabivuze utazi ko bizagera hano ari uko rero akaba yaragiyeyo abayobozi bakamubwira gutyo abayobozi nabo bafite ikibazo sibyo niko njye mbyumva bibaye ko ari ukuri ibyo yavuze mu bayobozi bahari nabo bafite ikibazo none se nanone nkibaza iki kibazo nawe numva babyita amacakubiri sibyo amacakubiri none se umva hataza mu macakubiri niba harimo abemewe n'abatemewe muri ntuze yego muri ARG yego nibyo muri icyo kigo haba hajemo ikintu bita iki amacakubiri mu bantu guca ukubiri mu bantu bamwe ngo bajya aha abandi bajya Gasaro TV
suhuje aho murereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi aba ari akagaruka twakiriye umuntu mwiza cyane muramubona arasa neza rwose yambaye neza asa neza rwose ishusho yawe imeze fresh yego sibyo ese Badu- we wazashatse ukuntu naho uza kuri kamera nuko yamwe muzi ukuntu Sandrine wanyu ariko abenshi banakwita Gasaro we uratangiye ari mwiza mba yinari soni washyano we wakaje nawe ukicara kuri kamera koko umeze neza meze neza Shari reka nkubwire my dear uyu mwaka nifite gahunda yo kuzaza kuri kamera ariko iyo mbonye ibintu by'imihanda Imana yanjye byatumye nigumira oya uzaza umunsi umwe nukuri hanyuma uze utubwire wagwana my sister salama mwebwe ariko nukuri nata muhawe ikaze ku Gasaro TV no ku Ruyuki we nararushinze Uruyuki TV ase kuki udakora cyane wakigoye ukajya utanga ugira ibitekerezo byiza ubusesenguzi bwiza mbabarira reka ngende kubwire udafite uruhande ubugamiyeho utarebye ngo uyu muntu nukuri ngenda gukurikirana pe ibitekerezo byawe ariko ikibazo ubisharinga andi macano nkatwe twese ariko ntushake gukora nawe kuri channel yawe nukubera iki kuki udakora uzi se nawe reka nikubaze oya utambaza ibibazo byinshi kubera ko oya ndakubaza gukora se kandi ufite oya kuza yego buriya nubwo wenda tumaze igihe nge nawe tuziranye ariko ntaraza ku Gasaro TV ntago ari ukuvuga ko nabyanga nta n'umuntu n'abantu banzi pe kandi nawe urabizi ntago njya nimana ibiganiro yego rero kuko mba nzi ko ibyo ndi buvuge haba harimo uwo bigirira umumaro yego niyo mpamvu akenshi umuntu amamaga akambwira waje ukama ikiganiro mba nzi ko ibyo ndi buvuge niyo baba batatu mu bantu 1000 yego hari uri bubyumva hari wumva ibyiwe yego niyo mpamvu rero ntajya nimana ibiganiro na kenshi buriya n'uzajya ubona nanjye nakureye kuri channel yanjye nuko icyo gihe hari ikintu mba nshaka kuvuga ntago nzaho kugira ngo bigende mbere nabikoraga nk'akazi ariko umbizaho nko kuba hari message nshaka gutambutsa uri kwishimisha yiko pe ariko kandi nkumva ndabikunze ariko ariko nta kibazo kubera nyine impamvu zagiye zitandukana nibyo bintu byagiye binshi intege nta kibazo ariko Imana izagufasha oya bizakunda mbere nabikoraga nk'akazi hanyuma nza kubona biranze nyine yego rero nifuje ko uyu munsi nganira na Claudine sibyo ku Gasaro n'ubwa mbere gusa turaziranye biri deep turaziranye pe uyu munsi tugiye gukora none ikiganiro noneho njyewe nifuje kuganira n'umuntu umwe wabaye mu navuga ARG cyane ko nabonye impamvu nifuje ko tuganira kuri iki kintu nabonye muri iyi minsi hari gucicikana inkuru navuga niba ari umukobwa ntago mbizi neza oya n'umugore Jessica n'umugore ndakeka ashobora kuba wenda ntago mbizi ariko umuntu wese wabyaye ari umugore yego ashobora kuba yego nta kibazo n'umubyeyi nabonye Jessica ari amagambo yavuze ariko amagambo ntiyakirwa n'abantu benshi neza abantu bamwe bati aya magambo ntago byari bikwiye ko uza kuyakoresha ku mbuga nkoranyambaga abandi bati ashobora kuba yarabivuze yumva ari ugutanga igitekerezo ariko wowe nkawe Claudie wabibonye gute rero ari amagambo ntekereza ko wanumvise yego buri munsi iyo ngiye gukora ikiganiro ndavuga nti hari igihe umusitari cyangwa umuntu tumenyereye dusanzwe tubona cyane tuzi yubaka izina rye yego akaryubaka twese tukamumenya ibintu bikaryoha tukamwishimira ariko nawe ubwo araryisenyera yego nka harya bamwita ntegeye ngo Jackie noneho yari kunyica Jackie asigaye yitonda ngo yarakijijwe yanambitswe n'ivi nani yanambitswe impeta
Jessica ni umugore cyangwa ni umukobwa twari tumaze kumenyera muri showbiz. yego yavugaga ibintu bizima, njye nikundiraga n'uburyo yavugaga inkuru. Njye nabikundaga, ariko buriya hari igihe ukora akantu gato ushobora kuba washutswe cyangwa ubwawe uba wanyereye. Yego. Ati gute? Nk'ubu umuntu wamukoresheje ikiganiro, wumve ko abantu baba bari inyuma ya kamera nabo bazakoraho abantu. Urumva? Yego. Ugakora ikiganiro ntabwo uba wibagiwe ibyo wavuze ko bitarimo ikosa. Yego. Ko iryo kosa ririmo ntabwo uba wabyibagiwe. Ndabyemera. Nk'ubu ikiganiro ndi bukore aho natangiye n'aho ngeze, nzi ko hari aho nkatekereza nkavuga ngo hari ikintu nakoze nateshutse. Ntabwo aka kanya uhita ufata kadi tumaze gukoraho ikiganiro ngo uhite ugende ushyire kuri YouTube. Yego. Hari umwanya ucaho kugira ngo editing. Yego. Nyuma y'uko gukora ikiganiro, iyo uzi ko hari ikosa wakoze, niyo mpamvu ibintu bibereye kuri social media umuntu niba muhana mutazavuga ngo yahutse, kuko habaho umwanya wa editing. Iyo uzi ko wakoze ikosa ubwira wa wundi wa editing wambabariye ako kantu kaza kugakata ukagakuramo. Aho ngaho yakubera umuhemu ubimubwiye ntabikore. Yego. Ariko nka hariya yabivugiye n'ahantu amenyere n'ahantu akora akazi. Yego. N'ahantu akorera mu buzima busanzwe. Iyo riza kuba ari ikosa akamenya ko nawe iyo aza kumenya ko yakoze ikosa cyangwa ibyo yavuze atabitekerejeho. Yego. Kandi azi ko nawe ibyo yavuze atari byo, yari kubwira uriya muntu ngo iki kintu gikate. Yego. Ugikuremo. Ese turi kujana gasa? Turi kujyana 100%. Nta kuntu waza ngo umbwire ngo hari ahantu ngo yavuze ibintu bizima. Muntu yavuze nk'umuntu nzi ibintu bya ARG, dore ko twese ari ku bigo twagiye tubamo nta hatarabaye ARG. Yego. ARG ntago ari club. ARG ni umuryango na association. Ndabyemera rwose. Kandi association yibonamo buri umwe wese. ARG njye ahantu nize cyangwa uko nyizi habagamo buri umwe wese, yaba ari umwarimu cyane cyane none habayobozi bo buragira ngo bari bategetswe kujyamo kugira ngo bumve babana bati ibyo bigiramo. Yego. Nta ARG nimwe itawamo umuyobozi w'ikigo. Nta nimwe. Nta ARG nimwe nigeze mbona igenda kuvuga ngo hajyamo aba. Yego. Ahubwo buri munyamuryango wese yagombaga kujyamo, niba ari kujya kubakira umuntu mu kubaka. Yego. Niba ari ukuvuga ku byaranze igihugu cyacu, bajyamo n'amasloga yamagana ibyabereye he mu gihugu kugira ngo bitazongera ukundi. Yego. Habamo amasloga ngo ibyabaye ntibizongera. Ntabwo bizongera. ARG iri mu bantu bategura mu kigo cyangwa mu murenge bategura ibikorwa byo kwibuka. Yego. Ibyo byo ni inshingano nk'abanyarwanda, buri munyarwanda uwo ari we wese. Yego. Kuko twese turibuka. Ushobora kuba utaragizweho izo ngaruka na jenoside, ariko ugomba kwibuka, kuko iyo utibutse uribagirwa. Yego. Ntabwo twibuka kugira ngo dukore ikibi, ahubwo navuye he. Mu buzima busanzwe n'ubundi umuntu yibuka aho yavuye. Yego. Nahageze kugira ngo bigutere imbaraga zo kugira gute gukomeza. Yego. Ikosa rya mbere yakoze ni club. Hari abantu benshi yavuze ngo ni club. Niryo kosa yakoze. Ikindi asobanura ibiki, ikindi yakoze rikikosa kuza kwivugira kuri kamera. Kuva nabaho nibwo mbonye ni ukuri
njye nibwo mbonye umuntu uza akatangira kuvuga ibintu byamuhereje ibiki n'ibiki. Bakasuku bavuze ngo yishyuwe, abandi ngo ni umudiaspora. Kimwe nuko wenda ntashobora kubyemeza cyangwa ngo mbihakane. Byashoboka. Yego. Byashoboka cyangwa ntibishoboke ko umuntu ashobora kukwishyura cyangwa mukaba inshuti zisanzwe. Yego. Sandrine, hari ikintu nakubwiye kare, ndavuga nti umuntu abenshi tuzi bari hanze y'igihugu, hari abagiye bakora amakosa niba bakora ibyaha mu Rwanda kera twebwe turi bato, noneho wakagenda. Abenshi YouTube ni ikora ku muntu uwo ari we wese. Yego. Kandi ikora ku isi hose. Ajyaho akareba. Iyo agiye akareba rero, areba bitewe n'ururimi yumva neza. Buri ururimi wonse ruba ururimi wumva. Aba ari gakondo. Yego. Hanyuma hari ukuntu twigize hano kuri social media abapaparazi. Yego. Tujyaho byashyushye. Ngura muntu azi kuvuga. Bwa ukavuga. Hanyuma wa wundi wagiye. Buri abantu bakuru baturuta. Yego. Bazi kureba mu jisho. Mu ijisho rya mukuru. Yego. Buri n'abantu bakekwaho ibyaha baba bafite amayeri menshi. Shakuza akabona uri bwa uri igipeti ujejo bundi nta makuru ufite, ntuzi iyo biva niyo bijya, ntiwari uhari icyo gihe. Ugasanga niba kubwira ati reka biravuga barabeshye, uwo muntu ashobora kukubwira gutyo. Kubera iki? Kubera kaza amakosa yasize akoze. Kwa ko yabonye uko umeze bwa udatekereza akagushuka. Yego. Mukajya muganira nyine bisanzwe mukajya mugana mukaba inshuti. Hanyuma n'ibyabereye ku ishuri uko yabisobanuye, n'ibyabereye ku ishuri n'ubuzima busanzwe ukamusharinga ukamubwira, kuko muba mwarabaye inshuti. Yego. Wamubwira mukaganira ibyahe n'ibyahe. Noneho wawe wicaye kuri kamera ukaza kwisanga washyizemo n'ibiganiro mwaganira uti control. Avuga ibi bintu ni ngombwa kubivuga. Hari amagambo tugomba kuvuga nayo tutagomba kuvuga. Hari ikintu wavuga kigasenya undi muntu. Yego. Hari n'icyo ushobora kuvuga kikamwubaka. Yeah. Nta ega Sandrine, ntago ibintu byose tuzi ariko tubivuga. Yego. Ndabyemera ibyo byo. Hari uwo bikomeretsa. Yego. Hari umuntu ejo bundi wahoze umbaza ngo ariko ngo kuri muremure niko yambwiye. Ngo mbwira. Ngo abakobwa bose barebare. Ngo bakunda abagabo barebare. Ngo cyangwa ngo bakunda abagabo bagufi. Ndavuga uyu muntu mpita mubaza, nibyo bintu bimbarije iki? Aje hamwe ngo mbwira. Mpita mvuga nti oya, ni nta kintu nagusubiza. Ni kuko nshobora kugusubiza uko bwanjye niyumva. Yego. Cyangwa uko mbizi nkagukomeretsa. Si byo se? Yego. Ushobora kumubwira ngo njye nikunda abagabo bagufi. Kaga yego. Ushobora kumubwira njye nikunda abagabo barebare. Icyo gihe agera gute? Arakomereka cyangwa atekereza na wa wundi bari kumwe. Atambona ndi sabuni. Si byo? Yego. Rero hari ibintu tugomba kugira gutya. Abandi bati ariko se Jessica ko tubona uri umuntu wajya kuvuga ibintu watekereje ukazana rimwe na rimwe n'ibimenyetso, ati kuki utabanje kuba watohoza? Ati byibuze ubanze utohoze umenye amakuru neza, ayereje korite sijyamo bande bimeze bite. Ubona nyine abantu ko ari cyo kintu cyatumye bamwataka cyane. Ati ubanze ugashakisha amakuru. Ntago yize. Ntago mbizi. None se wowe warize ukarangiza segonderi
ko arije itaba muri primaire kuba ko iba secondaire ko ari abantu bakuru. yego Yaba yarize akarangiza secondaire ataramenya arije. Ni ko ari association. Nasi icyo kigo nta kigo na kimwe kiba mu Rwanda nta na kimwe nzi pe itabamo. Kuko ni umuryango mugari. Niba ugiye mu kigo ugasangamo abana 120 bari muri uwo muryango, ni gute abo bantu utamenya ngo amakuru yawe bimeze bite? Buri ikigo kiba gifite club menshi. Club tuzi ko ari ibintu by'imyidagaduro. yego Arije rero haberamo imyidagaduro, haberamo ibikorwa bigiye bitandukanye. yego Ariko yo ntago ari club, ni umuryango. Ukibaza ngo uyu muntu yagiye kuvuga ibi bintu arabizi neza, hantu yakoze ikosa. Ngiye navuga ngo mubabarire ahubwo hanyuma azavuge ngo rwose mumbabarire narahubutse. Kuko twese turabyumva bitandukanye. Bamwe turamushyirishamo, bamwe harimo n'abatishimiye ko yakoreraga hariya, sibyo? Bazaza bavuge. Harimo n'ufitanye ibibazo n'iracana, azaza avuge kugira ngo umunsi yacecekesheje Jessica iracana izamanuka azamuke. Ahubwo naza avuge ngo rwose mumbabarire. hanyuma se asabe abanyarwanda, abo bana bamuhaje, abashinze iyo haje, ndetse n'abayobozi muri rusange, ngo mumbabarire, njye ni muto, mfite imyaka iyi narahubutse, cyangwa hari ikintu navuze kitari ngombwa. yego Yigumaho inyuma yihishe, kuko niyihisha biraba bibi. hanyuma Claudine, nkibaza ese ibyo twumvise byose ni ngombwa ko dukwiye guhita tubisangiza abadukurikira ubundi ku mbuga nkoranyambaga zacu? Oya, hari icyo nshobora kumva nkumva ni showbiz. ubuse tuzana ubuzima bwacu hano. hari n'igihe baba ari showbiz ukavuga uti showbiz rwose, ubwo wenda bavuze ariko ko hari ahantu bitaba ari showbiz. nire nibyo nkubwira ukumva n'akantu kuko hano hari komenti waza uzicishamo amaso. nabonye hari abantu benshi banditse bati rwose ati twakomeretse. wabibonye? bamwe bati rwose ati ibi bintu Jessica yavuze byadukomerekeje, ati rwose ARG yaradufashije, yatumye tutigunga, atari ko uburyo ki ARG yaexpose, ati yaexpose mu buryo bubi cyane. ubona nyine ari n'abavuze ko byabakomerekeje amagambo yatangaje. Ngewe aho ngaho kuntu nabibona, yego byarababaje, yego, ariko ngewe uburyo nabibonye nabonye nkaho wenda atayiziho ibintu byinshi cyane, ahubwo dusanze ahantu yize yarayibayemo cyaba ari ikibazo. Abayobozi rwose mwamugifite urugendo rwo kwigisha urubyiruko. Ariko Sandrine, urubyiruko rufite ibibazo nk'ubu. Ejo nari ahantu hari hateraniye urubyiruko, abantu b'urubyiruko benshi bagiye batandukanye. Umwe agafata ijambo akavuga nuko bimeze, umwe ati mama yatandukanye na papa, ati baranta, undi ati mama haciye iminsi ingana gutya mama yaranyihakanye, undi ati njyewe nanywaga urumogi, ati njyewe nta muryango mfite, nabuze umuntu mbera mama. Urubyiruko rufite ibibazo imva umuntu bwe aticara nk'umuntu mukuru ngo abashe kubikontorora ngo abyakire. Niyo mpamvu abantu bakuru bose ngepe icyo nabasaba, mwegera abantu bakiri bato bakibyiruka, kuko bafite ibibazo pe. hano hari comment ariko nkibaza ntago ari cyo gisubizo cyiza. iyi comment ni y'umuntu witwa
Alex tukibaza ese nicyo gisubizo cyiza abantu babonamo ko bikwiye guhita yumva ko icyo ari cyo gisubizo cyangwa se yinsomere Jessica akwiye kuganirizwa mugani wenda abaye atabizi. hari umuntu witwa Alex Jessica agomba gukurikiranwa bitewe no gukoresha niko yanditse yego bitewe no gukoresha imbuga nkoranyambaga agatanga amakuru ashobora gushyamiranya abanyarwanda kandi abivuga nk'umuntu ufite amakuru yuzuye nta amakuru yuzuye ahantu yanditse gukira Kinyarwanda cyawe ni mukeya ngo ntamanze niba ntamanze ibindi sinzi ngo ntambanze ngo abaze ntabanze abaze yabyanditse ukuntu bigiye bitandukanye yego kandi aza aho yabariza haba kuri icyo kigo iyo ARG ibamo cyangwa ku bandi bantu babifitiye ubushobozi cyangwa ubusobanuro we yihutiye kuri social media ntazongere kuvuga ibyo adafitiye amakuru nanze abazi imbere yo kwirukira nyine nawe rero gusoma comment akira noneho oya se ni mukeya oya ahubwo n'uburyo mwabantu mwe nawe mujye mwandika ikinyarwanda neza rega n'ahantu twabaye ariko ikinyarwanda cyane nacyo kiragize ariko yagiye abyandika sinzi ukuntu uri kubibona nta mwanya urimo ngo nabanze abaze mbere yo kwirukira ku mbuga nkoranyambaga ze ariko nawe uri kubona ko yagiye yandika nta space nta gaki yego ibintu nk'ibyo ariko icyambere nuko message yumvikanye oya ngicyo namwifuza ntago ari gukurikiranwa uriya ni mutoya niyo mpamvu nabuze urubyiruko rukwiye inyigisho yego kuganirizwa kuko unafite ibibazo bigiye bitandukanye bimutera amabuye uriya imyaka afite ariko nanone ibuka ikintu yavuze ko abana bakibimubwira arira yewe yabajije n'abayobozi b'ishuri bamubwira ko ibyo bintu abana bamubwiye ariko kuri ariko bimeze ahubwo bamwe bati ese Jessica ibyo uvuga kuko ni ukuri wagiye ku kigo ubaza abayobozi cyangwa se wabivuze utazi ko bizagera hano yego yavuze ko abayobozi bamwemereye ko ibyo abana bamubwiye ariko kuri hanyuma aho ko byaba bibaye ruca abana ubwo ni uruca abana ni uruca abakuru none se niba harajemo abayobozi se we yarabwiye nta muyobozi gusa uwo yaba ari umuyobozi nibyo abantu rero bavuze bati abayobozi baramusobanuriye utyo ati nabo baba aribo bagomba ahubwo bamugani kubibazwa ahubwo abayobozi wenda niba bafite ikibazo none se sinakubwiye ko iyo association ibamo n'abayobozi b'ikigo yego ari uko rero akaba yaragiyeyo abayobozi bakamubwira gutyo abayobozi nabo bafite ikibazo sibyo niko njye mbyumva bibaye ko ari ukuri ibyo yavuze mu bayobozi bahari nabo bafite ikibazo none se nanone nkibaza iki kibazo nawe numva nawe wabyumvise umwe avuga ati Jessica arishyuwe ati ndetse n'umuntu wo mu Bufaransa abantu bati abaye yarishyuwe nabyo ati byaba ahubwo ari ikibazo atabaye yarabikoze yarishyuwe ntago twe turahangana ngo tubizi ati byo byaba noneho bigiye kuba ikibazo kibi cyane ati buryo ushobora guhabwa amafaranga ukaba utazi icyo yaherewe byose birashoboka nta n'ikibazo utazi n'uyaguhaye wenda akubwira ati Claudine cyo se gasano ndakwikundira akayagwa gutyo gusa n'urugero atari ko bibaye kuko yaraherewe icyo kintu ubwo yaramuhaye amafaranga ngahe kugira ngo uvuge ayo magambo usika amagambo uyavuze kimwe cya kabiri cy'abantu batuye u Rwanda bashobora gukomereka ubwo ayo magambo ubwo ayo mafaranga umuntu yagwa kugira ngo ukomeretse abantu bangana gutya ngana iki
simbizi nimba ari byo. Jessica nawe arahari, ashobora no kuzaza akavugisha ukuri wa mugani wawe akavuga ko atanishyuwe, ni urugero. ahubwo se mana yanjye Kasuku nawe, Kasuku ahubwo niba ayo makuru ayafite sibyo, ahubwo natwihera amakuru, kuko habaye hari uwamwishyuye ngo ibyo bintu abivuge. Njyewe nta nubwo mbyemeye pe, nta nubwo mbyemeye ko hari umuntu wamwishyuye, kuko aha hantu yakwishyuye ni wowe ubwawe, iyo ari hanze y'igihugu ubwe ntakurikirana, ahubwo hakurikiranwa wowe. ubwo ayo mafaranga yagufasha iki muri ibyo byose? Kuko iyo hajemo icyaha cyangwa iyo byabaye icyaha, base babyita, niba babyita ikihe cyaha? Yeza ndonke oya oya nari kudasa ari oya ntago ari ibyo, babyita amacakubiri sibyo? Amacakubiri. None se umva hataza mu macakubiri niba harimo abemewe n'abatemewe? Muri ntuze, yego muri yego nibyo. Muri icyo kigo haba hajemo ikintu bita iki? Amacakubiri, guca ukubiri mu bantu, bamwe ngo bajya aha abandi bajya ibice bibiri nibyo. Wowe wiheza ndonye na nubwo nzi rero kandi uzi ko ari icyaha. Icyaha we kinaremereye, biransekeje noneho sibyo? Sibyo? Ariko mana we njye ntago mwifuriza ikibi. Oya ntago bikwiye, ahubwo naze agira ikintu agira gute abivugeho, kuko icyo nabonye cyo yirishyuwe. Ubwo niba ungu wavuga ko yishyuwe yari ahari sibyo? Kandi nawe njya mbona kuri space bamuvugaho ibintu ntazi. Ntawamenya, aho wasanga bamugana n'ayo makuru ayafite, n'uwamwishyuye amuzi cyangwa we yaramuhaye mu Bufaransa, twe ntago tubizi. Ahubwo n'uje wavuze ngo yarishyuwe mu mukurikirane nawe sibyo se? Ntago twe turi hano ngo dushinje ko yishyuwe, cyo tubihakane, twe turi hagati n'ibivugo. None hese avuga n'igihugu. Yego yari ahari se cyangwa yaraba yamuhaye arayanga yaha Jessica arayemera? Simbizi. None se reka nkubwire Claudie, wabonye ko rero byahagurukije navuga abantu barwanya igihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda, bituma abantu bavuga amagambo mabi. Birashoboka yuko ari cyo kintu ko buri ugiye muri comment ntari nayo utasoma, biteye ubwoba. Ngewe hari ukuntu, ariko niba umuntu ari hanze y'igihugu si ujya ubona amavideo se y'abantu? Yego. none ndagira ngo tuganire nk'abantu bakunda igihugu. Nk'iyo umuntu ari hanze y'igihugu akavuga ku kintu kibi cyatuma igihugu urimo gisenyuka, cyatuma igihugu urimo kiberamo ibibazo. Ubu si ibihugu birimo intambara, ubu abantu babo baratekanye, hari uwishimye? Ni ikibazo gikomeye. Hanyuma umuntu akaza avuga nabi igihugu cyawe, yandika muri comment, agusharinga amavideo, hanyuma ukaba uwa mbere nawe gusenya igihugu urimo. Kirimo umuryango wawe, kirimo abavandimwe bawe, cyarakubyaye, nta hantu uzajya waravukiye mu Rwanda uri umunyarwanda ngo ubone pire yaho, uzitwa umwimukira nubwo baguha ibyangombwa byaho, ariko aho si hiwanyu. Nifuza ko ibi bintu bisoma, ariko reba nk'iyo titre, gusa ntago nifuza ko wabisoma. Reba nk'iyo titre noneho umbwire ntawe, gusa ntago byaba byiza ntubisome. Ariko ibi binyamakuru biba mu Rwanda? Ntago mbizi.
urebe niyo hasi uwo hasi ari kuvuga ngo afite ngo ari muri gahunda yo kuyobya benshi reba ariko nanjye gutukana yoye witukana ngiye gutukana kandi ngo ni icyaha aya ni icyaha kibi ariko mbabwire ka mbaho ikinyarwanda harimo abanyamakuru bagira ngo babarashe mu mutwe mbese ni umunyamakuru ura erega nose kuri YouTube isa abanyamakuru nawe oya kubera ko ariho bakorera twese tubafata nk'abanyamakuru oya ni aba YouTube biki bakora itangazamakuru oya bakora ubwo ni kwishimisha se oya ubwo mu YouTube aba akora nyine ibintu ariko wenda avuga ati ngewe ndigenga ariko umunyamakuru aba afite ikarita ku buryo ari ibyo akora bakaba bamuhamagara ahubwo nzi ko umunyamakuru ari uwabyize yego ubwo okay abifiteho hanyuma aho tujya hose ku mihanda yego twize ibintu bimwe twize itangazamakuru oya ni gute umunyamakuru nk'uwo kandi ari mu Rwanda ari shoka mu Rwanda se ashobora no kuba atari mu Rwanda ntago mbizi yari ashobora kuba yabahari ntago mbizi yari akandika titre nk'iyi hanyuma nk'uwo nguwo umuntu wandika titre nk'iyo akandika gutyo yajya no muri comment akandika ibyo bigambo uwo muntu aba akunda igihugu cyawe ariko mwerata mukunda igihugu sibyo ndabizi ko muri benshi ntanubwo muri bake yego umuntu umwe ntago yaza arwanya igihugu ngo umuhe umwanya ahubwo kugira ngo utegereze RIB polisi abayobozi bamurwanya yego wowe ubwawe mwirwanyirize hanyuma nibikunanira wifashishe izindi nzego abandi bati buriya gasa buriya mama wawe sibyo yego cyangwa ababyeyi bawe ni igiki wakwemera ko kibageraho kibi uzi ko ni mubyeyi wawe yafite imyaka 100 iyo yitahiye urira ntabwo ushaka kagenda yego kuko ni umubyeyi wawe rero iki gihugu abantu benshi bakigiremo umugisha nubwo tujya hanze tukajya gushaka ayo mafaranga ariko abenshi ujya ubona ko iyo bamaze kuyabona bagaruka yego kubera iki nta hantu hakurutira iwanyu yego nga bigereranye nko kuba waba uri muri Kigali ariko iwanyu ari mu ntara iyo uri iwanyu uvuna umwambi kwiyongeza undi niba ari umwambi niba ari inkoni niba ari iki niba ari umuheha sibyo ni umuheha ariko iyo uri ahandi ni ahandi buriya abanyarwanda bari bazi ubwenge bakavuga ngo umuhehura ngo amahanga arahanda ubaho wibungesere kuko uba uzi ko atari iwanyu ukoze ikosa kidogo bakwirukana kukwirukana gusa se ahubwo baguhambiriza nabi ko baguhambiriza cyangwa ukanapfa ni gute uha umuntu umwanya uri gusenya igihugu uzi ko so na nyoko na babyara bawe na bene wanyu bakirimo reka dutahe gusa wenda birashobora kuba baramuha ariko njye mba mbona nk'umwanzi w'igihugu mba mbona ari intuza mba mbona nanjye bango ni imbesire ariko n'ubundi abivuze birashoboka ko Jessica bamuganije kuko urebye ikiganiro yagikuyeho maybe baramuganije nawe akumva ko bimekinze sense akabikuraho ubwo nyine ibyo nibyo byahise bisembura iki abo bantu ariko reka nkubwire abandi bashobora kutakurwanya ariko njye mbonye wanga igihugu kirimo mama na data kirimo abavandimwe banjye kirimo abo nkunda ndi kukibyariramo bene wacu bose iyo umwe apfuye twese turahubangana mu mitima yacu yego akibaze kuburi iki ibaze Sandrine kuburi hano ukajya kumva mu cyaro ngo nta mutekano bafite ni ikibazo gikomeye nta mahoro bafite uraryama so gasinzira ntago asinzira hanyuma wowe uri mu gihugu urimo urashyigikira uri hanze uri kurwanya igihugu cyawe we yamaze kubona ubwene gihugu wowe uri hano nawe
wemeye ibyo akubwira, nubura amahoro uzajya he? Mwagiye muzana ubwenge. Imana igumugisha, urakoze cyane. Aha ariko umva ndababwiye ngewe niba kurwanya igihugu ni ukuri njyaho bikomeye buriya banamaye n'imbunda akambwira ati nuriya nagenda, kuko igihugu ni umubyeyi iwanyu hahora ari iwanyu. Mubigereranye nko kuba muri famiye, hari ibyo utagomba gukora. Ndabakunda rero, urakoze cyane ku nama nziza kandi no ku kiganiro cyiza. Imana igumugisha nakagaruka kandi ni karibi ibihe byose. Murakoze. Gasaro TV.